nyuma y'urupfu rwa Yesu, ku munsi wa mbere ku cyumweru nimugoroba, inzugi z'abigishwa bari bateraniye zari zikinze bitewe no gutinya Abayahudi. Nuko Yesu agira ataraza ahagarara hagati yabo, arababwira ati, nimugire amahoro. Amaze kuvuga atyo abereka ibiganza n'urubavu rwe. Abigishwa babonye agasani, ibyishimo birabasaga. Yesu yongera kubabwira ati, nimugire amahoro. Nk'uko Data yantumye, nanjye ndabatumye. Amaze kuvuga atyo abahubaho, arababwira ati, nimwakire Roho Mutagatifu. Aho muzakiza ibyaha bazabikizwa, aho mutazabikiza bazabigumana. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bavandimwe, kuri uyu munsi mukuru wa Pentekositi, nifuje ko twazirikana icyo iyi Pasika idusigiye, cyane ko abenshi batagiye babona umwanya wo kuzirikana ku ijambo ry'Imana mu byumweru birindwi bishize. Nkaba nifuje ko twasubira inyuma tukareba uko twagiye kwizihiza ibi byumweru n'icyo ijambo ry'Imana ryadusabye, noneho tubashe kwinjira mu by'ukuri muri uyu munsi mukuru wa Pentekositi, umunsi mukuru uduha natwe ubutumwa, unavugurura ingabire ndetse n'impano buri wese yifitemo, ingabire n'impano akesha Imana. Mu by'ukuri uyu munsi turazirikana ko Roho Mutagatifu ari we mubyeyi w'ubumwe, kubera ko twese ababatijwe tugize umubiri umwe, ari we Kiliziya. Roho Mutagatifu atugira abavandimwe. Uyu munsi turasoza igihe cya Pasika, igihe cy'iminsi 50. Roho w'Imana aze adufashe kugira ngo twongere tuzirikane icyo iyi Pasika idusigiye. Ku munsi mukuru wa Pasika nyirizina twazirikanye ingingo zigera kuri 3. Ingingo ya mbere yaragiraga iti, muri abahamya b'izuka rya Yesu. Ingingo ya kabiri yatwibukije igira iti, mwazukanye na Kristo, nimuharanire ibyo mu ijuru. Ingingo ya gatatu yaragiraga iti, aritegereza maze aremera. Uwo yari Yohani wirukankanye na Petero, bageze ku mva basanga koko ibyo abagore bavuze ni impamo. Yaritegereje maze aremera. Niyo mpamvu natwe twazukanye na Kristo kandi tugasabwa kugira ukwemera. Icyumweru cya kabiri cya Pasika cyari icyumweru cy'impuhwe z'Imana. Twakomeje gushishikarizwa kugira ukwemera, aho bagize bati, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Aha turazirikana Tomasi, igihe Yesu aje kureba abigishwa be agasanga Tomasi we adahari, ariko ikindi gihe akaza kugaruka nawe akamwiyereka, ari bamubwira ati, hahirwa abemera batabanje kwirebera. Bavandimwe rero, buri wese azirikane uburyo yemera, cyangwa se niba ajya asaba Imana ibintu bihanitse kugira ngo arusheho kwemera. Icyumweru cya gatatu twazirikanye abigishwa ba Emawusi, aho twazirikanye ingingo nyamukuru igira iti, ni wowe wenyine w'i Yerusalemu utazi ibyahabaye muri iyi minsi. Muribuka iryo jambo ry'Imana uburyo Yesu yagendanye n'abigishwa babiri bajyaga Emawusi, baracitse intege, bakaganira ku byari byarabaye. Yesu yagendana nabo bakamumenyera mu manura y'umugati. Natwe Yesu nta handi tumumenyera uretse mu gitambo cy'Ukarisitiya, niho Yesu atwiyereka
kubisobanura kandi tugasobanukirwa. Icyumweru cya kane cyari icyumweru cy'umushumba mwiza, aho twazirikanye ku munsi mukuru mpuzamahanga w'ihamagarirwabutumwa, aho twazirikanye no ku butumwa Papa yatwoherereje mu by'ukuri bwagarutse ku ngingo enye ngira ngo twongere tuzivugeho. Muri izo ngingo enye Papa yagarutse ku biranga buri muhamagaro, ari umuhamagaro wo kwiga Imana cyangwa umuhamagaro wo gushinga urugo. Ingingo ya mbere yavuzeho ni uko buri muhamagaro ujyana no gushimira. Uwubatse urugo akamenya gushimira Imana, uwihaye Imana akamenya gushimira Imana, kubera ko hari benshi batabigezeho, hari benshi badafite ingo, hari benshi batihaye Imana bidaturutse ku bushake bwabo, ahubwo ari uko atari umuhamagaro wabo. Umuntu agomba byo kwishimira Imana. Icya kabiri Papa yatubwiye ni uko buri muhamagaro usaba ubutwari. Nimba muzibuka abari bahari, twazirikanye ko ari abantu banga no gushinga urugo kubera ubwoba. Sibyo mutese? Urabyibuka? Umuntu akagira ubwoba bwo gushinga urugo, ati umugore sinamuvamo sinabishobora. Ndabyuka ko mwasetse ibyo. Umuhamagaro usaba ubutwari. Murebe muri iki gihe imisazi itariho, utekereze padiri uburyo ari gukanura. Sobanura iki? Birasaba ubutwari. Sibyo? Birasaba ubutwari bukomeye. Icya gatatu Papa yagarutseho ni uko umuhamagaro ujyana n'ububabare cyangwa se n'umunaniro. Mu butumwa ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwo mu rugo, bwaba ubw'abihaye Imana, ntabwo bijya bisigana n'umunaniro n'imvune. Icya kane yagarutseho muri ubwo butumwa ni uko buri muhamagaro ujyana n'igisingizo cyangwa gusingiza Imana. Dufata urugero kuri Bikira Mariya wagize ati roho yanjye irasingiza Nyagasani, kubera ko yari amaze kubona umuhamagaro we. Bavandimwe rero, tuzirikane kuri izi ngingo, ziradufasha kumva koko niba tuyoborwa na Roho Mutagatifu. Ese tujya tumenya gushimira Imana? Tujya tugira ubutwari mu muhamagaro wacu? Twihanganira umunaniro? Dusingiza Imana? Ngicyo icyo umuntu yakagombye kwibaza. Ariko ibi ntibireba abageze ku mihamagaro gusa, kubera ko twasabiraga abo Imana ihamagara n'urubyiruko birabareba. Twanazirikanye ko Yezu ari we mushumba mwiza, twebwe tukaba intama ze. Kandi koko tugize uburyo bumwe buri muri Kiliziya. Twabonye ibiranga umushumba mwiza, tubona n'ibiranga intama nziza. Icyumweru cya gatanu Yezu Kristo aratubwira ati ntimugakuke umutima, nimwemere Imana nanjye munyemere. Yakomeje agira ati ubu ngiye kubategurira umwanya, aravuga ati ni inzira, ukuri n'ubugingo. Kuri iki cyumweru cya gatanu twasabwe kuba amabuye mazima yubaka ingoro y'Imana. Buri wese nk'uko nabivuze, ntabe ibuye ry'icyogogo, ahubwo akaba ryabuye koko ryubaka fondasiyo ikomeye. Buri wese mu ngabire ze, buri wese mu mpano yifitemo, akarangiza inshingano ze. Icyumweru cya gatandatu twazirikanye aho Yezu yagize ati nanjye nzasaba Data azabahe undi muvugizi uzaza kubana namwe, niba munkunda koko muzubaha amategeko yanjye. Ku cyumweru cya gatandatu niho Yezu yabaye nk'uca amarenga n'umunsi mukuru duhimbaza uyu munsi, avuga ko azasaba Imana Data akohereza abigishwa be Mutagatifu. Ku cyumweru gishize cya karindwi twazirikanye umunsi mukuru wa Sesiyo, uhimbazwa nyuma y'iminsi 40 Yezu azutse, tukamubona asubira mu ijuru. Abagabo abigishwa be
barebaga hejuru batangarira uburyo agiye mu ijuru, maze abamarayika barabwira ko mumubonye azamuka niko azagaruka. Twazirikanye ko Yesu yaje hano ku isi aje kudukiza, ariko ko azagaruka aje guca imanza, buri wese agahembwa akurikije ibyo azaba yarakoze. Twasabye ingabire yo kuba inshuti z'Imana, cyane cyane ko mu isomo rya mbere Luka yari yandikiye Tofile uhagarariye abantu bose bisobanura inshuti y'Imana. Nicyo kintu gikomeye twasabye kuri Umunsi mukuru, tunasaba kuzifuza kuzajya mu ijuru. Uyu munsi rero icyumweru cya munani ni Pentekositi, umunsi mukuru ukomeye Roho Mutagatifu amanukira ku ntumwa. Twazirikanye mu isomo rya mbere uko byagenze, ko bose bari bakoraniye hamwe. Bavandimwe, gukoranira hamwe ni ikintu cya ngombwa, nubwo muri iyi minsi bidakunda ko abakristo baterana muri za kiliziya, ariko kiliziya cyangwa ekleziya bisobanura nyine ikoraniro. Abantu bagomba gukorana kugira ngo Roho Mutagatifu abasange bari hamwe. Roho Mutagatifu rero yaje mu ngubi y'umuyaga, maze haboneka indimi zisa n'iz'umuriro zigabanya zijya kuri buri muntu muri bo. Ubwo bose buzuza Roho Mutagatifu batangira kuvuga mu ndimi uko nyine Roho abahaye kuzivuga. Bavandimwe, kuvuga mu ndimi nta nubwo ari ibintu bikunze kubaho. Muri kiliziya kuvuga mu ndimi biba mu gihe gike, navuga ngo ntibikunze kubaho, kubera ko ntabwo Imana yigaragaza mu buryo bukanganye wenda nk'uriya muriri wumvise, kubera ko no mu gitabo cy'Abami umutwe wa 19 dusomamo ibyabaye kuri Eliya wahungaga bashakaga kumwica, ariko kandi Imana ikamubwira ko igiye kumubonekera. Imana yamuteguje ko igiye kuza, haza inkubi y'umuyaga uhoraho ntiyaza muri iyo nkubi, haba umutingito w'isi, ariko Imana ntiyaza muri uwo mutingito, haza umuriro, Imana ntiyaza muri uwo muriro, ariko noneho nyuma haje akayaga gahuhera. Muri ako kayaga niho Eliya yumvise ijwi ry'Imana, maze yipfuka igishura mu maso, arasohoka ahagarara ku muryango w'ubuvumo. Nuko aramubwira ati, genda usubize inzira wajemo, werekeze ku butayu bw'i Damasi. Bavandimwe, ibi ngibi biragaragaza ko ubushize naye nashyize kuri YouTube yanjye mu bijyanye no kuvuga mu ndimi no gusobanura Roho Mutagatifu. Kuvuga mu ndimi ntabwo ari byo bigaragaza ko umuntu avugana n'Imana, kubera ko hari benshi muri iyi minsi bihangishwaho bakititiza kurya byo kimukarismatike ndakurahiye hari ibyo ari kwihana, nanjye ubu ntakiye nabisira kubera murapfuye murashize, ntibajya babikora se? Ari ukubeshya. Ntabwo kuvuga mu ndimi ari byo bigaragaza ko umuntu ari umukirisitu cyangwa umuntu yuzuye Roho Mutagatifu, ahubwo Roho Mutagatifu ni wa wundi wahuje indimi. Roho Mutagatifu ni roho w'ubumwe. Roho Mutagatifu aduha kwamamaza ibitangaza by'Imana. Roho Mutagatifu atuma dushira ubwoba nk'uko byagendekeye intumwa. Muzi ko zari zikingiranye, nabwo Yesu twumvise mu Ivanjiri abasura akabwira ati mugire amahoro. Batinyaga Abayahudi bakikingirana, ariko bamaze guhabwa Roho Mutagatifu barahagurutse bajya kwamamaza inkuru nziza ya Kristo. Bavandimwe, Roho Mutagatifu niwe utuma duhamya ko Kristo ari Nyagasani. Pawulo yabigarutseho ntaho Kristo ari Nyagasani atabihawe na Roho Mutagatifu. Bavandimwe, Roho Mutagatifu niwe ugaba ingabire, ariko ahangaha dutandukanye ingabire ndetse n'impano. Kwitangira abandi burya ntabwo ari ingabire, ni
mwumvise ko uburyo bwo gukora buri kwinshi, buri wese bitewe n'iyo ngabire yahawe n'iyo mpano akagira ibyo akora bitandukanye n'iby'undi akora. Aha ngaha dufatira urugero ku ngingo z'umubiri, nk'uko Pawulo yabitubwiye, uru rugingo nubwo ingingo zitanganya akamaro ariko nta rugingo rudafite umumaro. N'inzara umuntu aca muzi ko zigize ubwiza bw'umuntu. Umutwe ntiwabwira amaguru ntabwo ngukeneye, amaboko ntiyabwira igihimba ntabwo ngukeneye, ahubwo izo ngingo zose ziruzuzanya. Ni nako binameze no ku nyubako, ku nzu cyangwa kuri kiliziya, ibigizwe n'ibintu byinshi. Hari amabuye, hari abubatsi, hari amatafari, hari umucanga, hari sima, hari ibiti, hari ibyuma, imisumari, amara, ibintu byose bigize iyo nyubako bigira uruhare. Ni nako buri wese mu ngabire ye asabwa kuyikoresha kugira ngo twubake kiliziya ya Yezu Kristo. Bavandimwe rero, ingabire nk'uko tubizi za Roho Mutagatifu ni indwi. Hari ingabire y'ubuhanga. Ingabire y'ubuhanga ni ya ngabire ituma turyoherwa n'ibyiza by'Imana, ituma twubaha Imana. Hari ingabire y'ubushishozi, ituma dusobanukirwa n'ukwemera kwacu ntitujye iyo bigiye. Hari ingabire y'ubujyanama, ituma umuntu yinjira mu gushaka kw'Imana. Buri wese akagira ingabire. Twabimisha muri amazina yose bita Roho Mutagatifu, wowe ugendwa n'iriya. Mbese ingabire yawe wasabye Imana ni iyihe? Ubujyanama, ingabire y'ubudacogora, umuntu akirinda gucika intege. Muri iki gihe cya korona twagasabye iyi ngabire kubera ko kuri benshi abantu bagenda badohoka. Hari igihe abantu bibwira ko abantu bagiye barushaho gusenga, ariko ndakurahiye, ese muri iki gihe cya korona niho abantu basenze cyane? Buri wese yihereyeho mu rugo, bagiye bakora amasengesho abantu bazajya bifashisha, ariko ndakurahiye, umwe ari kuri telefone, undi ari muri televiziyo, undi ari mu bigi, kugira ngo abantu bahurire hamwe bakore igikorwa kimwe, ugasanga ntibikunda. Sinzi umubyeyi wahoze umbwira ngo ahima abana iyo banze ko basenga, arababwira ati mwumve umwanya muri bubone, nawe akihangana akabategereza kugira ngo batamucika, bagasengera hamwe. Mwebwe mu rugo iwanyu mubigenza gute? Ingabire yo kudacogora, ingabire y'ubumenyi. Ingabire y'ubumenyi ni ingabire iguha kumenya icyo ugomba gukora n'igihe ugomba kugikorera. Kuko ushobora gukora ikintu ukagikora mu mwanya utari uwacyo, cyangwa ukagikora igihe cyagize kuti cyarenze. Iyo ni ingabire y'ubumenyi. Ingabire y'ubusabane ku Mana ni ya ngabire ituma umuntu yisanzura ku Mana nk'aho ari umwana w'igitambambuga. Ubusabane, gutinya Imana, cyane cyane abiyambaza Imana data, ukamenya ko Imana ni umubyeyi, waba ufite ibyaha waba utabifite, ukajya ku Mana nta kugira gute, ntacyo wikanga, kubera ko Imana ntabwo ari umuntu. Kristo Yesu akuzwe. Imana ntabwo ikorera uburyo burariya gucibwa, oya, ku Mana ntabwo yabirarangira, uba ugifite umwanya, ugomba kwisanzura imbere y'Imana. Ngicyo kintu iyi ngabire y'ubusabane ku Mana igomba kutwibutsa. Ingabire ya karindwi rero ni ingabire y'icyubahiro cyangwa igitinyiro cya Nyagasani. Aha ngaha ntabwo ari ugutinya Imana ngo yanyica, ahubwo ni ukumva ko Imana ari igihangange, ugatangarira ibyo yaremye, ukavuga ati ngiye imbere y'Imana meze nk'ibumba riri mu maboko y'umubumbyi. Ukavuga ati ntacyo nakora Imana itazi, ntaho najya Imana itazi, Imana ibindeba mugani, kuko Pataresha akunda kuvuga ngo Imana nturi ibikureba, Imana ibikubanza amaso. Ngicyo gitinyiro cya Nyagasani, ngicyo cyubahiro cya Nyagasani.
kandi izi ngabire muzi ko n'umuhanuzi Izayi yari yarazivuze mu mutwe wa 11 umurongo wa 2 w'igitabo cy'umuhanuzi Izayi. Bavandimwe rero, kuri uyu munsi mukuru wa Pentekositi ni ukongera kuvugurura izo ngabire, buri wese akareba ingabire yasabye Imana. Hari n'abantu baba badafite ingabire basabye Imana. Nababwiye ko buri wese yagiye ahabwa Roho Mutagatifu mu buryo bunyuranye mu masakaramentu anyuranye twagiye duhabwa. Mbere na mbere muri batisimu, Roho Mutagatifu amanukira ku muntu, hari ugukomezwa. Nk'uko twabonye ari Samariya, Petero na Yohana barambura ibiganza bagahabwa Roho Mutagatifu, ni nako ukomejwe nawe ahabwa Roho Mutagatifu. Umuntu agahabwa Roho Mutagatifu no mu yandi masakaramentu, muri Ukaristiya, mu busasaridoti, wenda simvuze amasakaramentu bakoresha kirisima, aho umuntu ahabwa ikimenyetso kidasibangana muri we cya Roho Mutagatifu. Ni ugusaba kugira ngo buri wese yongere yibutse iyo ngabire yahawe kandi arebe n'uko ayikoresha. Dusabe ngo n'impano twifitemo nazo tuzikoreshe mu kubaka kiliziya. Impano ni ngombwa, harimo cyane cyane twabonye Pawulo yagarutseho kwitangira abandi, gukorera abandi no kwemera kubavunikira. Izo ni impano Imana itanga ariko zigirira abantu benshi akamaro. Hari kandi indi mpano y'amahoro. Yesu yabwiye abigishwa ati mugire amahoro. Mu ivanjiri Yesu ya Matayo twavuga ngo hahirwa abatera amahoro. Abatera amahoro bazitwa abana b'Imana, abanyamahoro. Umuntu utera amahoro, iyo nayo ni impano Imana iba yaramuhaye. Hari abatera ibyishimo, gutuma abandi basusuruka bakarangwa n'umunezero. Murumva ko muri ibi bihe turimo bitatworoheye, dukeneye Roho Mutagatifu ngo avugure byose mu ndi bushya. Ibyagiye bicika intege kugira ngo abivugurure. Nk'uko igisingizo cya Roho Mutagatifu kibivuga, kiragira kiti sukura ibyanduye, sukira utuzi ibyumiranye, womore inkomere. Oroshya imitima ikomeye, ususurutse imitima ikonje, ugarure imitima yayobye. Abakwemera bose kandi bakakwizera, bahe ingabire zawe ntagatifu karindwi. Ubahe n'igihembo cy'ibyiza bakoze, uzabahe n'amaherezo mahire y'agakiza, ubahe n'ibyishimo bidashira.